Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo cy'umugisha tubanze Imana, dushimye Imana izinzura ijoro ikazingura amanywa, dushimiye intwari ku rugamba irongera bikoze nishimwe, iduhaye umugisha, iduhaye umunsi ngo tuwubemo, iduhaye umugisha, iduhaye umwuka wo guhumeka, iduhaye umugisha. Ni ukuri Imana itwongereye iminsi yo kubaho, Imana ihabwa icyubahiro. Ndagushuje wowe tubana muri niba ture buri gitondo, aho uherereye hose inshuti yanjye, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki gitondo mufashe tubanze Imana, tuyishimire kandi twiragize Imana muri gahunda zose z'uyu munsi. Imana ihakubere nanjye hambere, Imana nishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje ibihe byacu byiza byo gusenga, tugira tuti iherezo. Turacyavuga ku iherezo, tuvuga tuti ikintu cyose cyagize itangiriro kigira iherezo. Mvugana nawe uri mu kigeragezo, niwiturize uturize Imana. Ikintu cyose cyatangiye kigira iherezo. Uhimishe iminsi mibi gusenga, nubwo ikakaye, nubwo ikuzunguza. Birashoboka ko ijoro ryakurarira ari riba urisuhurizamo umutima. Birashoboka se ko amanywa yagushinyikira, ariko byose bigira iherezo. Burya uko ijoro ryaraye siko amanywa yirirwa, kandi uko amanywa yiriwe siko ijoro naryo ritambuka. Rero ikintu cyose Imana igenda igishyiraho iherezo. Nimba hari n'uwakubwiye nabi, ndagira nkubwira ko amagambo yakubabaje yakubwiye nayo Imana ijya ibasha kuyashyiraho iherezo. Ahubwo ikibabaje ni ikintu kimwe, ni ukwibaza ngo iherezo ry'ubu buzima bwanjye, iherezo ry'urugendo rwanjye rizamera rite? Ese wumva ufite kuzabona iherezo ryiza? Niba kandi ufite icyo cyifuzo, usenga Imana, ubwire Imana uti Imana uzampa iherezo ryiza. Imana izaguhe iherezo ryiza mu buryo butandukanye. Navuga ngo uri umukobwa, Imana izaguhe kuva mu bukumi bwawe neza, iguhe iherezo ryiza, winjire mu rushako neza. Nimba uri umubyeyi, wisabe iherezo ryiza kugira ngo uzarere abana kandi uzabasigire umuco mwiza, ndetse n'abazakomoka ku bana bawe bose bazagutangeho urugero. Iherezo ryiza niryo wasaba, wa mubyeyi we, wa mupapa we, wa musore we, wa mukobwa we. Biragukwiriye gusaba iherezo ryiza ry'icyiciro urimo. Icyiciro urimo Imana izaguha iherezo ryiza. Niba uri umuyobozi, nimba uri umukozi usanzwe, ujye usaba iherezo ryiza. Ni ukuri biragukwiriye ko usiga inkuru nziza, aho kugira ngo ugende bakuvumira ku gahera barakwise amazina wowe utanazi. Nutambuka bavuge izina runaka, babe banakuvuga uhicaye ntumenye ko ari wowe. Biragukwiriye gusaba iherezo ryiza. Imana idusange, Imana idufashe. Ese iherezo ryawe ni irihe? Ni irihe wowe munyabyaha? Ni irihe wowe wanze kureka ibyaha? Iherezo ryawe ni irihe? Imana yarabitubwiye cyane, iratubwira ngo iherezo ry'abasambanyi, ry'abicanyi, ry'ababeshya, ngo iherezo ryabo ni kwinjira mu muriro utazima, mu nyanja y'amazuku, ari rwo rupfu rwa kabiri. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo nkwifuriza, ahubwo icyo nkwifuriza ni uko wakanguka. Uyu munsi ni uko wakanguka muri iki gitondo, ugakangukana ibyemezo bishya, ugakangukana icyemezo cyo gushaka Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ugakangukana gufata icyemezo cyo kuzinukwa icyaha n'igisa nacyo. Icyo ni cyo nkwifuriza. Ugashyira iherezo ku byari byaragutwarishije igitugu, ugashyiraho iherezo, ukavuga ngo uyu munsi ni iherezo ry'ubusambanyi mu buzima bwanjye. Uyu munsi ni iherezo ry'ubusinzi mu buzima bwanjye. Uyu munsi ni iherezo ryo kubeshya no kubeshyira abandi ku rurimi rwanjye. Uyu munsi ni iherezo. Nawe uyu munsi ufate icyemezo. Icyo kintu cyakugize umukoroni, kigukoroniza cy'icyaha, uvuga ngo ushyizweho iherezo, hanyuma imbaraga z'Imana zururuke ziherekeze icyemezo ufashe muri wowe. Imbaraga z'Imana zigushoboze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Niwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, imbaraga z'umwuka wera ziraza ku cyemezo wafashe cyiza cyo guhinduka umukristo, nuko Imana iguhindure
Imana iguhindure ibyaha byawe byibagirane kubwo guhinduka umukristo, ugahinduka uwizeye, ugahinduka umwizera mwiza w'ukuri, ukumva uneshejwe n'urukundo rwa Yesu. Imana ishimwe. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana, Gutegeka kwa kabiri ibice ni 32, dusome umurongo wa 29. Ni ijambo rya Mose. Mose ni indirimbo ya Mose, ni indirimbo ya Mose. Mose ageze kuri uwo murongo wa 29 avuga ijambo rivuga ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Mose iri jambo yavuze, yarivuze arimo kuririmba, yavuze ibintu byinshi, ukuntu Abisirayeli bitwaye, avuga ibintu byinshi muri iyi ndirimbo, uzayisome. Ariko ageze ahangaha ku murongo wa 29, ngira ngo tuganireho muri iki gitondo, aravuga ngo iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibi. Nawe rero ndakwifuriza kumenya ubwenge, ukamenya ibi. Ndakwifuriza kugira ubwenge, ukagira ubumenyi bw'ibi. Ndakwifuriza ko uyu munsi wasaba Imana ikaguha ubu bwenge. Ndakwifuriza kumenya gusenga usaba ubu bwenge. Aravuze Mose ngo iyo baba abanyabwenge baba baramenye ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Imana itugirire neza. Abantu benshi ntabwo bitaye ku iherezo ryabo, abantu benshi ntabwo bitaye ku iherezo ry'ubuzima barimo. Abantu benshi ibyaha barabigotomera nk'abagotomera amazi, nyamara ntibibuke ingaruka z'icyo cyaha. Icyaha cyose umuntu akora, reka nkubwire, nubwo bamwe babyishyurira muri siransi, ariko nta muntu uzava kuri iyi si. Njye muri iki gitondo reka mbikubwire, ntabwo ushobora kuva muri iyi si utishyuye ibyo wakoreye kuri iyi si. Ntabwo bishoboka. Yego uzongera upfe urupfu rwa kabiri, ariko tukiri na hano kuri iyi si, reka nkumenere ibanga. Uri kuri iyi si uzishyura ibyo wakoze, uzishyura kubereshyera mwene so. Ikinyoma wakoresheje kizakugaruka umware. Uri kuri iyi si uzishyura. Yaba wari umunyabwenge wakitaye ku iherezo ryawe, wakitaye ku iherezo ry'ubwo busambanyi ukora. Yaba wari umunyabwenge wakitaye kuri ingaruka z'ubwo busambanyi warangiza ukabureka. Yaba wari umunyabwenge wakitaye ku iherezo ryawe. Ese iherezo ryawe ni irihe? Yaba wakabaye umunyabwenge wakitaye ku iherezo ry'uburyo uba muri ubwo bwomanzi, muri ayo magambo, muri ubwo bwicanyi. Umutima wawe wuzuye ubwicanyi, wuzuye amacumu, wuzuye kumva utifuriza abantu ibyiza. Yaba wabaye umunyabwenge wabwira Imana ukayibwira uti nkuramo uyu mutima uboze, nkuramo uyu mutima w'urwango, nkuramo uru rurimi ruzi kubeshyera abantu, ruzi gushyushya inkuru, ruzi kujya kugambana. Runkuremo, unguranire, umpe ururimi rushya, unguranire, umpe umutima mushya. Imana idusange. Yaba babaye abanyabwenge bakitaye kuri ibi, baba bitaye ku iherezo ryabo. Imana idusange. Ese wowe wumva uri umunyabwenge? Ese ujya wita ku iherezo ry'ubuzima uhagazemo? Ubuzima urimo wita ku iherezo ryabwo? Wa musore we, uharanira kuzava muri ubwo busore neza. Nta muntu uzakuzanira abana 5, 6, 7 ngo bajye birirwa bakomanga kandi witwa ngo nibwo ugishaka. Ese wa mukobwa we, witaye ku iherezo ry'ubukumi bwawe ku buryo uzasohoka muri ubwo bukumi? Ayiwe, nta muntu uzaza waraye ushingiwe ngaze kubwira uwo mwashingiranywe ati ko wantwaye umugore. Wakitaye ku iherezo ryawe. Iherezo ryawe ni irihe? Ni ukuri Imana iguha ubwenge. Twese dukeneye ubwenge, twese dukeneye ubwenge. Ngiyo baba abanyabwenge, natwe dukeneye ubwenge. Biragukwiriye ko wita ku iherezo ryawe. Biragukwiriye ko wibaza, ese amagambo yose mvuga mwene data munsi azangaruka ku mutwe, munsi bazashyira hagati, buri wese avuga ngo wambwiye ibi, ese bizangwa neza? Yaba baba abanyabwenge bakaba bitaye kuri ibi, buri wese yakwita ku iherezo rye. Imana itugirire neza. Shalom, shalom.
wite ku iherezo ryawe, wite ku iherezo ry'ibyo ukora, wite ku iherezo ry'ibyo uvuga, wite ku iherezo yewe mu nzira ugenda, mu nzira ucamo, wite ku iherezo ryawe. Muhahe muronke. Shalom shalom. Imana ibahe